bw'umwana wese arahangayika arahungabana. Tugarutse nko ku rupfu rw'uno mwana wapfuye mu buryo budasanzwe muri Butare, ntabwo ikiriyo cye cyoroshye ugereranyije n'abandi baba bararwaje abana babo. Ni ibintu nabyo bishobora gutinza uburyo bwo kwakira urupfu rwe muri cya kiriyo twavugaga. Ariko ibi nanone ibi bice turimo tuvuga bishobora kugenda byicurikiranya bitewe n'umuntu. Kunama TV, Bavandimwe mukurikira Inama TV, nongeye kubasuhuza. Tugarutse kugira ngo tuganire namwe, twihanganisha abantu bose batuye muri Huye n'abanyarwanda muri rusange. Mwe mwese mwamenye iriya nkuru y'urupfu rw'uriya mwana, ikabakora ku mutima kandi ikabashengura. Byumvikana neza rero ko ari uwo twita Runi muri Butare na Sumuta, nibo bantu ba mbere bakozweho n'iki kibazo cyane bo n'imiryango yabo. Munyemerere rero tubabe hafi tubihanganishe, kuko ishyano ryabagwiriye riraremereye kandi ni ikintu kigoye cyane kwakira. Rero abantu benshi bari kwibaza bati se umuntu yakora iki kugira ngo atabare bano babyeyi, atabare no miryango, agire mu by'ukuri uburyo agerageza kubaba hafi. Ni muri urwo rwego rero nifuje gutegura kino kiganiro kugira ngo turebe uko ibigendanye n'ikiriyo, gutakaza uwawe wakundaga, bishobora kwitwarwamwo n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango, kugira ngo abantu baremeshe bafate mu mugongo ababyeyi bagize ibyago. Unyihanganire rero ntihagire ubifata nabi, sindimo nkoresha urupfu rw'undi muntu kugira ngo wenda njye mu yandi masiyanse n'andi masomo menshi. Gusa nuko nk'umuntu wamaze gukora ikiganiro kuri runo rupfu rw'uno mwana, nifuzaga nanone no kubasangiza uko mbitekereza n'uko mbyumva, kugira ngo tuganire turebe uburyo twatabara kandi tukaremesha, tugafata mu mugongo aba bavandimwe, izi nshuti zagize ibyago byo kubura umwana mu buryo bw'amaherere, mu buryo buremereye, mu buryo bugoye kugira ngo umuntu abwakire. Nk'abantu batuye muri Huye rero no muri Butare muri rusange, murabyumva neza ko ari ibintu biremereye. Turihanganisha imiryango ya Runi cyangwa se Uwimana, turihanganisha imiryango ya Sumuta, turihanganisha uwo ari we wese wari usanzwe ari hafi y'uriya muryango kubwo kubura uriya umwana mwiza, umwana w'imyaka 8, ni umwana ugiye mu by'ukuri mu buryo budasobanutse bigoye kwakira. Uyu munsi rero twateganyije ko tuganira ku kiganiro cy'uburyo abantu bakira cyangwa baba mu kiriyo, baba mu rupfu, nk'uko abanyarwanda bajya bivuga ngo abantu birabuye, abantu bari ku rupfu. Bigenda gute? Ese ubonye umuntu yitwaye muri ubu buryo byaba bisobanuye iki? Nicyo turi buze kugenda tuganiraho rero, turebere hamwe uko byagenda. Iyo umuntu akimenya urupfu rw'uwiwe yakundaga kandi rumutunguye, nk'urupfu rw'uyu mwana wapfuye mu by'ukuri mu buryo abantu n'ubu munota bakibaza icyamwishe cyangwa uko byagenze, munyihangane iki kiganiro ngikoze mbere y'uko ibyavuye mu iperereza muri autopsy ndetse n'irindi perereza ryari burisohoka. Bityo jyewe sindamenya icyamwishe, nubwo bikekwa ko ashobora kuba yishwe n'uwari umugabo wa mama we, ari nawe muyobozi w'ibitaro bya Gakoma. Rero uzareba ikiganiro nyuma y'uko ibimenyetso cyangwa iperereza rigaragaza urupfu rw'uriya mwana azanyihanganire, kuko ikiganiro kizaba cyarakozwe mbere y'uko ibi bintu bisohoka. Urupfu rwo ruje rutunguranye, urupfu rw'umuntu utarwaye, ukubiswe nk'aho bibaye nka accident cyangwa se agapfa mu by'ukuri atari umuntu wakekwaga ko yapfa. Umuntu wumvise iyo nkuru, cyane cyane abiwe ba hafi, iyo babyumvise bakubitwa n'inkuba, bakarangwa no kumera nk'abafashwe n'ikinya, ugasanga iyo nkuru ntishobora kwinjira mu ntekerezo zabo ndetse no mu marangamutima yabo no mu mutima wabo, kugira ngo babashe kubyakira bikagorana. Iki ni icyiciro cya mbere gikunze gukurikira ibikwa ry'umuntu witabye Imana. Abantu usanga bahungabanye, bakamera rwose nk'abantu ikibaye
kibaye cyiza kidashobora kubonerwa ubusobanuro, ukabona umuntu ararangwa no kutabyemera. Ni handi uzasanga ari umubyeyi upfushije umwana ashobora no gufata ikiriba cye ugasanga arakizunguza asa naho uwo muntu atapfuye, kuko kuri we kwakira icyo kintu kiba kigoye. Iyo shoke iza ku nshuro ya mbere ni ikintu gishobora kumara amasaha cyangwa se kikamara iminsi, ariko muri rusange ntirenga nk'itatu, ubundi bibarwa mu gihe cy'amasaha. Ni ikintu cyitwa ikintu cyo gukubitwa n'inkuba cyo kubikinya, inkuru ikaza iremereye ikagora intekerezo zawe n'imyumvire yawe kuba wabyakira. Iyo niyo faze ya mbere ikunze kuranga abantu bapfushije umuntu mu buryo bw'amarabira. Igice cya kabiri cyangwa se faze ya kabiri iranga umuntu wagize ibyago mu buryo butunguranye ni ugutakaza umurongo. Ubwo biza nyuma y'amasaha cyangwa se nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri, aho umuntu noneho atangira kumera nk'aho mu by'ukuri ubuzima bwe busanzwe ubona bwajemo ikintu cy'urunyurane rw'ibintu bidasobanutse, aho umuntu atangira kubabara, ukabona arigunze, afite agahinda, umubabaro, ndetse ukabona muri we asa n'uwihugiyeho cyane, akihugiraho rwose, ukabona yabaye nk'uhungabanyijwe n'iyo nkuru. Iyo nkuru birumvikana ko irahungabanya, ariko usanga uyu muntu ashobora kubura ibitotsi, ashobora kubura umutekano n'umutuzo mu ntekerezo ze, ku buryo ubona n'ibintu yari asanzwe akora bisa n'ibyagiye mu buryo bujagaraye. Les organisations, les activités quotidiennes z'uyu muntu wari usanzwe ari muzima nta kibazo afite. Ibi byumvikana neza ko bitari uburwayi. Igice gikurikira kuriya guhutazwa n'iya nkuru ukabyanga mu mutwe ntubyakire, ni igice cyitwa guhuzagurika cyangwa se kuvangirwa mu buzima. Ni igice rero gikurikirwa n'umuhangayiko, kubura ibitotsi, amarangamutima agahinduka, umuntu akaba wabona asa n'uwihugiyeho, ukabona muri we yitaruye abandi, no mu kuryama ntapfe gusinzira ku buryo bworoshye, ashobora no kubura apeti, ukabona ni umuntu wahindutse, wamureba ukabona ko urupfu rwamutashye, arirabura. Mu buryo bw'ikinyarwanda kwirabura birumvikana, ukabona ubuzima bwe bwahindutse. Ibi rero ni igice gishobora kumara iminsi cyangwa ibyumweru. Igice cya gatatu ni igice gikurikira kwa kuntu guhungabana no gutakaza umurongo, noneho ahubwo umuntu agatangira gusa n'uwicara akitekerezaho. Muri we hakaza ikintu cyo guhakana no kutakira no kutumva neza ukuntu ibintu byagenze. Niho umuntu agerageza gushyira mu nyurabwenge urupfu rw'uyo wagiye, akabibura rwose, bikaba byanamutera kwishinja uruhare rwe muri rwa rupfu. Ariho usanga abanyarwanda bamwe na bamwe cyangwa se abantu muri rusange bibaza ngo disi yonza kuba mpari ntabwo uyu muntu aba yarapfuye, nyamara mbere y'uko apfa yari yarampamagaye ansaba yuko bigenda gutya, nyamara hari ibimenyetso yatwerekaga yuko azapfa. Ibi bintu bishobora no kuba byagutera no kugira bamwe ushyiraho urupfu rwiwe, kuko ubona neza yuko iyo batabigiramo uruhare uriya muntu wawe atari gupfa. Ikindi ni uko umuntu atangira no kumva ruriya rupfu mu by'ukuri nta butabera burimo, c'est pas juste. Aho utangira kuvuga ngo mana kuko birashoboka kuki wamutwaye, ugatangira kwitegereza neza mu buzima bwawe n'uyu muntu wagiye, aho utangira kubona neza ukuntu yari mwiza, ukuntu yari umuntu w'ingirakamaro, uburyo umuhombye umuntu ukomeye. Ibi bintu rero bigutera mu by'ukuri kwiheba, rimwe na rimwe bishobora no kuba byakuganisha mu gahinda gashobora kumara nabyo ibyumweru cyangwa iminsi. Ibi bice maze kuvuga bitatu byo kubikinya, mu kubwirwa urupfu no kutakira ibibaye no kugira umujagararo, icyo ni igice cya kabiri. Cya gatatu twabonye ko noneho ari igice gishingiye mu guhakana no kutumva neza ubusobanuro bw'urupfu rw'uwawe, aho nawe wishinja ukaba wanashinja n'abandi ukeka ko bashobora kuba barabigizemo uruhare. Noneho ibi bice bishobora kumara amezi n'ibyumweru cyangwa amezi.
hari ikindi gice naho kizaza kimeze nko kongera gusubira mu buzima, aho mu kinyarwanda twavuga kwera. Biriya bice byari ibyo kwirabura, aho abantu bari mu gahinda batwawe n'intimba n'iki, noneho mu buryo bwo kwera, ibi abanyarwanda bakunze kwita ngo ni ugukura ikiriyo, nubwo bitakorwa hakurikijwe amarangamutima y'umuntu, ariko bikorwa mu buryo bw'ikimenyetso. Abantu baba bakangurira imiryango gusa n'isohoka muri ka gahinda, muri kwa guhangayika, muri kwa gutakaza umuntu. Rero igice cya nyuma ni icyo nakwita kwera, aho umuntu wapfushije uwiwe, wabuze uwiwe yakundaga, atangira kubyakira, agatangira kuzirikana ko uwiwe nubwo yagiye azaguma mu buzima bwe, ariko kandi ukabona yatangiye kongera kuba yagarura inseko, akamwenyura, akagira umuneza, wamuganiriza ukumva arakubwira ibintu noneho biri ku murongo kandi bishingiye mu kwakira ibyabaye, gatangira guha icyubahiro Imana, yemera yuko uwiwe yagiye, ko kandi aho uwiwe yagiye afite akandi kamaro ashobora kumumarira aho aherereye, ko bashobora no kugomeza kuba bagirana relation mu isengesho cyangwa se mu gusabirana. Aha rero ni igice gishobora kumara igihe, gishobora gutegerezwaho igihe wenda cy'amezi, ariko nanone biterwa n'umuntu, bikanaterwa nanone n'uburyo umuntu yapfuyemo. Kuko tugarutse nko ku rupfu rw'uno mwana wapfuye mu buryo budasanzwe muri Butare, ntabwo ikiriyo cye cyoroshye ugereranyije n'abandi baba bararwaje abana babo cyangwa baba bararwaje ababyeyi bakabaherekeza, hahandi utangira kwemera yuko waba azagenda uri no kwa muganga. Biratandukanye rero igihe umuntu apfuye mu buryo bw'amarabira, mu buryo bwa accident, uburyo bwo kwicwa, ni ibintu nabyo bishobora gutinza uburyo bwo kwakira urupfu rwe muri cya kiriyo twavugaga. Ariko ibi nanone, ibi bice turimo tuvuga bishobora kugenda byicurikiranya bitewe n'umuntu. Abantu rero bashobora kwibaza bati ibyago nk'ibi ngibi bije bitunguranye ku rupfu rw'umwana, nabwo harimo amahinyu menshi, harimo ibibazo byinshi, kuko niba hakekwa umuntu wamwishe, birumvikana neza ko imiryango myinshi yababaye, imiryango myinshi yakomeretse, Abanyabutare bacitse umugongo. Ese ni iki umuntu yakora kugira ngo yegere ino miryango yombi, iyi miryango ayifate mu mugongo? Icya mbere ni ukugerageza kubabwira amagambo abubaka, amagambo ababwira yuko tubashije, turi kumwe nabo, tubumva, nubwo tudashobora kugera ku rwego rwo kumva uburemere bw'agahinda bafite, kuko birumvikana nyina w'umubyeyi cyangwa se w'umwana ntabwo wowe wabasha kugera ku gipimo cy'uburemere cy'uburibwe cy'agahinda afite. Nanone kandi iyi miryango itakaje ibuze umwana mu ubu buryo ifite intimba, irababaye, iraremerewe. Ikintu cya mbere gikwiriye mu buryo bwo kubatabara ni ukwirinda amagambo asesereza agaruka ku mubano abantu bari babayeho mbere y'uko uyu mwana yitahira, ahubwo twese tukabereka urugwiro, tukabereka urukundo, tukabereka yuko dufatanyije nabo. Ikindi, hakabaho ikintu cyo kubegera tukabatabara, ibi bita ikiriyo. Umuntu akakubona ukamuhobera, ukamuhumuriza, ukamubwira amagambo ahumuriza, yayandi ya ndi iruhande rwawe, nguteze amatwi, niba hari icyo wumva wambwira ntiwitinye, ndahari ndakumva, kandi ndabona neza yuko ibyo urimo bitoroshye, gusa nturi wenyine, tukuri iruhande. Ukanamwibutsa yuko kandi uwiwe wagiye, uwiwe witabye Imana, azakomeza guhabwa agaciro n'urukundo yari afitiwe, kuko adashobora kwibagirana, duhereye ku buryo twabanaga nawe n'icyo yashobora kuba yatumarira, kugira ngo wa wundi wabuze uwiwe yumve neza ko mu by'ukuri atari we wenyine wapfushije, ko ahubwo ari ibyago byarebye sosiyete yose, nubwo mu by'ukuri twe tuba tumuherekeza natwe mu ntimba yacu nk'abantu babuze umwana we. Birumvikana buri muntu wese ucyumva urupfu rw'umwana wese arahangayika, arahungabana. Ni muri ubwo buryo rero abantu bakwiye kwegera uyu muryango bakawuhumuriza. Twirinde rwose amagambo ashobora gukomeretsa, amagambo azenguruka mu bundi buzima abantu bari babayemo, mu makimbirane no mu nzangane no mu bindi bibazo abantu cyangwa ababyeyi cyangwa imiryango yari ibayemo. Ariko tugaha agaciro iki kintu
cyo kurura iyo mitima iremerewe kandi ikeneye mu by'ukuri ubufasha, urugwiro ndetse no gufatwa mu mugongo. Murakoze rero, niba ukunda ibiganiro byacu wakanda subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha igifaransa, ushobora no kudushyiriraho comment cyangwa se observation cyangwa icyo wongeraho, tukaba twamenya nawe icyo ukunda ku biganiro byacu cyangwa se icyo wifuza ko twaganiraho, kugira ngo Inama TV koko ibe igisubizo mu bigendanye n'ubuzima bwa buri munsi bwacu twe tuyikurikirana. Murakoze. Kunama TV.